Ku nkombe z'ikiyaga cya Burera mu murenge wa Kagogo ahazwi nko mu Gatare niho hubatswe hoteli izwi nka Burera Beach Resort ikiri y'akarere ka Burera. Ubu yahindutse Rapayote Burera Beach Resort imaze kwegukanwa n'ikigo cya Rapayote Limited gisanzwe gifite ishoramari mu bikorwa by'amahoteli no kwakira abantu. Imirimo yo kuyitunganya yarimbanyije. Abaturiye hoteli bashima ko imirimo yatanzwe ku ikubitiro aribo bahereweho. Ubwo nyine akazi twari dufite, ubwo tuza kugira amahirwe tugira ute tubonamo akazi, ubwo nyine dutangira kwiteza imbere. Ubwo turakora tukinyuza amafaranga mu bikorwa kwa turimo tukabona biri kugenda bitera imbere. Maze ibyumweru bitatu dusabamo akazi, tugasabye rero batisi muzagashobora, tuzagashobora nta kibazo. Nuko tube turakoze. Ibyishimo dufite nuko twabonyemo akazi turi gukora nta kibazo. Imyaka isaga 6 yari ishize iyi hoteli yuzuye ariko idakorerwamo, bituma hari ibikoresho byangiritse ndetse na zimwe mu nyubako ziyigize. Umuyobozi mukuru wa Rapayote Limited Twizerimana Beransire avuga ko bakimara kwegurirwa iyi hoteli bihutiye gusana. Amazu yamaze igihe kinini adakora, birumvikana ko yangiritse, byasabwa kongera kuyatunganya, kuyakora neza no kugira rimwe na umuntu ahinduramo kugira ngo uzashobore gukora abakerarugendo n'abandi bazaza bayigana. Nabo nkuko mwabonye ko imirimo natwe tugeze kure, twatangiye kuyitunganyamo imbere n'inyuma naho twahatangiye. Mwagerageje kusura hose mwabonye aho tugejeje. Kuba tuye mu mirenge ya Kagogo, Cyanika na Kinyababa bizeye ko umusaruro bakora mu buhinzi n'ubworozi ugiye kubona isoko kandi ku giciro cyiza kubera iyi hoteli. Ubu ngubu abakerarugendo bagiye kuja baraza kuko barazaga bakajya mu birunga ngaho iyi hoteli kuba barayubatse ariko nibayifungura iyi hoteli ntabwo yabagizwe. Ariko icyo tuyitezeho cya mbere Burera izagendwa, ikindi cya kabiri birumvikana bazayigana hari ibyo bazakenera birimo ibiribwa birimo ibinyobwa, ibyo byose bikabona isoko, ugasanga umuturage utuye hafi aha ngaha mu murenge wa Kagogo ndetse na Kinyababa abonye isoko ku bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ikaba igiye kuzamura umusaruro. Ni ukuvuga ngo rero igiye kuzamura akarere kacu mu ntera yo hejuru, ibikorwa by'iterambere birushaho kwiyongera. Ubusanzwe ku nkengero z'ikiyaga cya Burera biragoye kuhabona umucanga kuko ari mu gace k'amakoro. Gusa kompanyi ya Rapayote Limited ivuga ko mu mpeshyi y'uyu mwaka bazaba bamaze gushyiraho ibikurura abakerarugendo. Hazaba hariho beach. Turateganya gukora beach mu gihe cyose tubona ibyangombwa byose bijyana no kubahiriza ibidukikije. Niyo gahunda ihari kandi iraza vuba kugira ngo tubone ko abantu bajye batuce ku mucanga, botakazuba bakanagiye mu mucanga baruhuke. Ibikinisho by'abana mwabonye ko ari ahantu hanini kandi hagari, n'abandi bana ba hano bose bavandimwe batuye hano hafi bakaza bagakina nabo bandi ko bakinaga kare, usanga ko ari ibintu nabyo ari ibintu bikorera abakerarugendo. Mu Gushyingo 2022 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano yo kugurisha hoteli ya Burera Beach Resort ikegukanwa na Rapayote Limited. Ni hoteli yateje igihombo kinini leta kuko yuzuye mu mwaka wa 2016 yitwaye asaga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ntigeze itanga serivisi na rimwe. Ari Muhirwa mu karere ka Burera.